muri MTN wacu muzika 2024 n'ubwa mbere ukubisemo by the way na experience wabonye gute? Na experience nabonye neza cyane nk'umubyinnyi ubundi nari menyereye kubyina inyuma y'abahanzi ariko kubona nahawe performance yanjye nyine na team yanjye ni ibintu birenze. Kubera iki wahisemo kuzano cyangwa niho bakwishyuriye honyine? Niho banyishyuriye honyine. Abanyagisenyi babonye gute? Bakunda umuziki cyane ko bakunda kubyina ngira ngo abari bari hano babibonye ko bahamagaye ngo Titi Brown kuko n'ubundi ndabyina ubona nyine ahantu hose bavugije induru bigaragara ko dance hari urwego imaze kugeraho. Yego Titi uburi kumwe n'abandi bantu benshi ariko akenshi tuvuga Titi Brown ni itsinda Titi Brown washinze itsinda Titi Brown cyangwa se wenyine kiza n'abapa? Nukuvuga urumva ngiye bamamagara nkanjye nkuko mubona Sherry Silver bamuhamagara muri za cogamu za hehe akaza nyine agakoresha agakorana na timu y'ababyinnyi. So nukuvuga ngiyewe ndi brand. So yo bubu amamagaye amaye akazi nanjye makazi abandi babyinnyi kugira ngo dukomeze gutezanya imbere nk'ababyinnyi. Ariko ngiyewe nkora ku giti cyanjye nta groupe mfite timu y'ababyinnyi ahubwo. Ikinyi kubaze gutya kubona girlfriend yaje kugusupportinga bisobanuye iki? Kubona besto yaje kunsupportinga ikintu bivuze arabisabwa agomba kubikora ni inshingano ze kubikora kuza kunsupportinga kuko turasupportingana. Ariko nuramwigisha udupango nawe ujye umuhaka arakubita ahubwo arabyina ahubwo umwuga we no gukina filime. Bavuga ko akenshi like ababyinnyi ngo mukora boro nshya ariko ngo hari nk'umuhanzi Chris Brown Justin Delo cyangwa se Diamond Platnumz basoye bavuga ko ngo nta creativity mugira ku bantu bavuga ko ababyinnyi mu Rwanda bya creativity icyo bivugaho. None se wabonye performance wabibonye? None wabibonye ute? Ni ibintu birenze. Ni ukuvuga ngo mitetsubiza n'abanyarwanda ni ukuvuga ngo stage performance bitandukanye na trend. Muri kino gihe ikintu gisigaye gikora ni trend, sibyo? Nimba komasa viri gutrendinga nkayikora iranzamurira imbuga urumva binafashe na kariyeri yanjye gukora. Ariko nibigera kuri performance ndakora ibintu bitandukanye. So nukuvuga ngo muri kino gihe ushatse gukora ibintu biri seriye kuri social media urabyirebera. Nukuvuga rero niyo mpamvu n'abanyamakuru namwe hasoka inkuru mwese mukata muyivugaho. Nago wajya kuvuga ibijumba kandi bari kuvuga ibitoki. Nta muntu wareba iyo nkuru yawe y'ibijumba. So nukuvuga rero kuri social media dukora trend of course. Ariko when it comes kuri performance ugomba kuyigira tight ngira ngo abari bari hano mwebwe mwabaye abahamya bo kubihamya. So rero mpamvu abantu bavuga ngo dukora ibintu bimwe nago dukora ibintu bimwe dukora ibintu bisa nk'iby'abandi babyinnyi bo kwisi. Dukora ibintu bigezweho. Nago uzajya gukora ibintu bishaje uzabona akazi. Nibyo. Abakunzi ba Titi Brown tunasoza kugira ngo tunakureka mu rugendo n'irurero. Yego. Ni iki bakwitaga imishinga mishya ni iyihe? Babibonye nyine ko byatangiye kuza. Umuhanzi bahamagare n'umubyinnyi. So ibindi bari gukora nago mba ndi kubyikorera, mba ndi gucira n'inzira ababyinnyi bagenzi banjye. Uyu munsi abari ngewe wende ejo bahamagara Jojo, ejo bahamagara n'undi mubyinnyi akaza kuri no stage ariko biciye muri no nzira. Bakomeze bansupportinga, bakomeze banshigikire. Ewana ndabakunda cyane nshimiye n'abanyarubavu banyeretse urukundo rudasanzwe ibyiza biri imbere nuko mora mvuga. Wowe na Nyambo dukunze kubabona muri iyi minsi kuri YouTube nta projet mufitanye kuri chaîne za YouTube? Yego tugiye gutangira filime. Yawe nawe? Yanjye nawe n'abandi bantu. Yayisase. Yitwa gute? Muzabimenya. Ninde wayanditse ni wowe? Ni Nyambo wayanditse. Bagende bakore subscribe. Nanjye ntago nakandika, njye ntago nabishobora. Nanjye ngomba kuba nyirimo kubera ko ngomba urumva iyo uri umubyinnyi ushobora no kwactinga byose birashoboka. Bagende bakore subscribe kuri channel ye izajya cyayo filime bita Love Win niho iyo filime izagica. Yego. Ni Baby Art Jojo. Ni bose. Ntukaniranye n'ababyinnyi ni bose ndabemera n'ababyinnyi banjye kandi ni cyiza cyangwa ni emi nyawe ni emi ni mwese si cyiza. Hanyuma Titi Brown ababyinnyi navuga ko muri abahead cyangwa se mwatangiye bino bintu harimo Benda harimo wowe harimo Sina Jojo Breeze nta numwe Benda ntago yabitangiye aje vuba ni Jojo abamuzanye ni yabitangiye Jojo arabikomeza azana na Benda. Yego muri batatu muri zino stage zose 8 nta numwe wigeze ugaragaraho bivuze iki bisobanuye iki hasi cyangwa nuko nta kazi mwabonyemo? Zino stage zose nawe wigeze ugaragara mu kuvuga ngo ngewe akazi nahawe nako kuri finali. Yego n'ubutaha ashobora no guteganya kuvuga uzakora muri 3 uzakora muri zose. So biterwa n'umukiri ukuntu yaba yabibonye cyane ko dance nagira konvesinga kuri no mihanda sibyo. Urumva ngewe natangiye kwipanga akazi kandi mwabibonye ko public irabikunda. Nanashimira by the way Bubu na IEP na MTN muri rusange kuba barangira iki cyizere by the way ni ibintu bikomeye sibyo. Ndabashimiye cyane kuba baramaye no mahirwe nkakora
kandi namwe nk'abanyamakuru gukomeza guteza umuziki imbere nuko nanjye mu mano mahirwe mbere ubundi yari umuhanzi umubyinnyi mwabaga mwamushyize ku Rwanda ariko byabaga bikwiye kuko nta kintu twari dufite tubwira abanyarwanda ariko ubu ngubu turagifite. Hanyuma Titi Brown ndi gusoza ababyinnyi mwembi mubona mudakwiye gutegura namwe ibitaramo byo kubyina cyangwa se kuri kw'Imana ndashaka kubitangira nanjye next year kuko nabonye ko dance imaze gukundwa natwe rero next year nyine biba byiza gutegura ujya gusimbuka arabanza agahera inyuma. Yego Emi kuri kumukoma byagenze gute? Narambiranye ndagira ngo tubwire ku kijyanye na murumuna wawe uvuga ko utamuhereza umwanya ngo nawe yigaragaze. Ikintu navuga zira ni family ishi cyambere ariko murumuna wanjye ngewe ndamukunda sibyo nicyo kintu nabwira abanyarwanda nawe arabizi ko mukunda gusa kandi nababwira ko ibyiza biri imbere sibyo rimwe tuzicara tuganire kandi ziko bizarangira bigakemuka. Icyambere nyine ni ukuganira sibyo ishaza buriya rizavaho tubyize. None se si umuvandimwe wanjye erega no gukora biriya we ashobora kubikoreshwa n'umujinya ariko igihe kiragira tukicara tugahuza sibyo n'abavandimwe n'abantu bakundana baragenda bagatezanya imbuga nkoranyambaga ejo mukongera mukababonana biriya nabirenze biriya ni ibintu birangira gusa icyo njye nabwira abanyarwanda buriya ni murumuna wanjye nkunda kuko hagati yanjye nawe harimo abakobwa ndamukunda cyane arabizi nako nawe. Titi wakoze cyane nawe mwakoze abanyamakuru rwose ndabashimiye cyane mwese rwose muri abantu badanje ikintu narenzaho Imana ni nziza nta kindi narinzi ngo kajya mu bapfumu kumbe kajya gusenga wa The baddest in the city. DJ wacha. The scratcher. Narinzi ngo kajya mu bapfumu kumbe kajya gusenga wa. Ngo hanaho nyine iki mba ntakubwiye ko ibintu byose mba nakubwiye. Iyo wirebye ubona buri ki? Nta na kimwe mbura. N'inkwano ndazifite. Meddy yaje kwatura ko yariye umwana w'umukobwa amaturu mbere yuko babana. Abantu bari bazi ko Meddy ari umuhungu wiyubashye witonda udashobora gufata umwana w'umukobwa ngo amushuke amushyire muri ghetto ye amumara n'umwaka murya amaturu. Gusa icyo dushimira Imana nuko Ngabo Jobert Medal yabaye umugabo umwe mu byamamare byo mu Rwanda uhagaze ku maguru ye akavuga uburyo yakubitwaga n'umugore we. Urugo rwe rwari dojo, urugo rwe rwari zirara zishya, ayishura uburyo yanywaga inzoga yarangiza gusinda ndetse akazinywesha n'umugore we, ayishura uburyo umugore we atarazi Yesu Kristo atarazi Imana, ariko nanone Meddy ntago yari yaduhishurira umugore w'ibyo yasengaga. Bukurikiraho Meddy noneho ashobora kuzirekura agahishura ibivugwa mu muziki nyarwanda birimo abapfumu, birimo abarozi, birimo ubugambanyi. What do you think ubonye Meddy ari kukubwira ati ngewe najyaga mu bapfumu? I love you. You love me? Yes. So much. Yeah, very so much.